Muri 2019 nibwo ubukangurambaga bwageraho amahoro bwatangiye, aho polisi y'u Rwanda yashyizeho ubukangurambaga mu rwego rwo kwigisha abakoresha umuhanda uburyo bakwiriye kwitwara hirindwa impanuka n'amakosa byose biterwa n'abakoresha nabi. Amakosa yose abakoresha umuhanda bakora ashobora guteza impanuka, nyamara birashoboka yuko yakwirindwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa akorwa n'abatwara ibinyabiziga mu gihe bageze mu nzira z'abanyamaguru ndetse n'ay'abanyamaguru bakora barimo kwambuka umuhanda. Turanarebera hamwe icyo ubu bukangurambaga bwageraho amahoro bumaze kubamarira mu gihe bamaze bigishwa. Mu gutangira iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratangira duha ishusho y'ubu bukangurambaga bwageraho amahoro kuva busubukuwe. Icyo tubona nuko hari ibimenyetso bigaragaza ko abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abashoferi, abatwara za moto, abagenda n'amaguru hari ibyo bagenda bumva. Ibyo rero nyuma y'ukwezi byaba biri kare cyane kuvuga ngo, cyangwa se nyuma y'igihe bizamara gitoya byaba biri kare cyane kuvuga ngo bwageze ku ntego izi n'izi. Ariko turatekereza yuko ubutumwa butangiye kumvikana, tugomba gushyiramo imbaraga ahubwo nta kudohoka. Abatwara ibinyabiziga bakunze kutumvikana n'abanyamaguru ku makosa akorerwa mu nzira zagenewe abanyamaguru, aho abatwara ibinyabiziga bavuga ko abanyamaguru bagenda nabi muri zebra crossing, n'abanyamaguru nabo bavuga ko abatwara ibinyabiziga batabaha inzira ngo bambuke mu gihe bageze muri zebra crossing. Gusa nubwo bimeze gutyo, buri wese ku ruhande rwe afite amakosa akora akaba yateza impanuka, nk'uko bigarukwaho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ino mirongo nk'uko ibona abanyamaguru, ubundi nta modoka iyo hari umuvundo hano turi ku Gishushu hakaba hari umuvundo, iyi modoka zigomba guhagarara iruhande rw'uriya murongo uriya turimo kubona, ntabwo zigomba kuza ngo zihagarare muri uyu nguyu, kereka zibonye ahantu ho guhagarara hirya y'imirongo y'abanyamaguru hari ikinyabiziga kiri bukwirwe. Ariko iyo ugahagararamo ubuza abanyamaguru gutambuka kandi bakeneye gutambuka. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo tubigishe, kubera ko hano hakunze kuba ikibazo cyane mu gitondo na nimugoroba. Mu gitondo cyane kigaragara ngaha iyo hari umuvundo w'ibinyabiziga cyangwa traffic jam, nimugoroba kikagaragara ngaha nanone iyo hari umuvundo. Iyo abantu baturutse mu mujyi, amatara agahagarika ibinyabiziga hari imbere, ni ukuvuga ngo iyo ikinyabiziga cya nyuma kigeze ahangaha, umuntu uturutse hariya mu mujyi agomba gusigara kuri uriya murongo, ntabwo agomba kuza ngo parike hano muri mirongo y'abanyamaguru. Ariko ubu ngubu icyo dukora ni iki? Ni ukwigisha abantu bose bakoresha umuhanda, abanyamaguru, abatwara ibinyabiziga bose, kugira ngo babone uburyo bitwara mu muhanda. Ku banyamaguru cyane ntabwo bagomba kugenda bafite kuteri mu matwi, cyangwa se baganira, cyangwa se bafatanya urunana, cyangwa mvugira kuri telefone. Abashoferi nabo bagomba kugenda batarangaye, bagera ahari imirongo y'abanyamaguru bagenewe kwambukiramo bakagenda, bagiye kuhagera bakagenda buhoro, kugira ngo barebe ko hari abantu bahagaze ku muhanda babaha uburenganzira batambuka. Kubera yuko ino mirongo itarebwa n'ari amatara, wabyumvise? Niyo mpamvu nta muntu wemerewe kuyihagararamo no kuyipakingamo. Ntabwo ugomba kurenga ngo uhagarare muri iyo mirongo. Iyo mirongo buri gihe igomba kuba idahagazemo, nta kuyihagararamo, nta kuyiparikamo. Wabyumvise? Birasobanutse. Wabona umwanya ukagenda ukajya kuyiparika hirya, kugira ngo abanyamaguru dukomeze ari urujya n'uruza. Abatwara ibinyabiziga bakunze kugaragara mu makosa akunze kubangamira abanyamaguru, aho usanga babimye inzira cyangwa se n'uwo babonye yambuka ntibamureke ngo abanze yambuke, ugasanga aragenda bisikana n'ibinyabiziga kandi ari kwambukira mu nzira z'abanyamaguru. Polisi y'u Rwanda umunsi ku munsi ikomeza kwigisha abatwara ibinyabiziga guha inzira abanyamaguru igihe bambuka, inibutsa abanyamaguru kwirinda ibirangaza no kwihuta igihe bambuka mu rwego rwo koroherana mu muhanda. Buri muntu afite inshingano, umunyamaguru ufite inshingano z'uko iyo ibinyabiziga cyangwa abamotari baguha inzira ugomba kwihuta. Wabyumvise? Ukihuta kandi ukambukira ahantu habugenewe mu mirongo yagenewe aho abanyamaguru bambukira. Mwabyumvise? Nta kunyura ku ruhande, twabyerekanye hariya, kugira ngo bakomeze bagende kuko bafite gahunda n'abashoferi. Mwabyumvise? Nukuvuga ngo rero abantu bose baza hano kuri iri shuri mubwire n'abagenzi banyu n'abandi bose bari hano yuko ano matara yashyiriweho kugira ngo mujye mwisabira inzira. Umuntu yisabira inzira, ariko iyo wisabira inzira ntabwo wisabira inzira ngo nurangiza ukire kuteri mu matwi wambuka umuhanda. Wabyumvise? Iyo wisabira inzira ukayihabwa cyangwa se ukayiha cyangwa se ikoranabuhanga rikayiguha, ntabwo ugenda uganira mu muhanda. Iyo wisabira inzira ntabwo ukayibona, ntabwo ugenda uvugira kuri telefone, ntugenda ufatana urunana, ntabwo ugenda uganira. Wabyumvise? Ukwiye kwihuta ko wisaha inzira, hari n'abandi bakoresha umuhanda bagutegereje. Kuva aho ubukangurambaga bwageraho amahoro busubukuriwe, abakoresha umuhanda bavuga ko hari imyumvire imaze guhinduka. Ubu ubona yuko buri mushoferi wese yageze muri wa murongo abanyamaguru bambukiraho,
arahagarara agategereza umuntu akambuka akagera mu kindi gisate, ukabona yuko noneho ibintu bari kuri gahunda. Inama nagira abashoferi batarumva neza uburyo kugenda mu muhanda, iriya mirongo cyane cyane abanyamaguru bambuka, twahagera tukabanza tukitonda nubwo byaba nta banyamaguru bahari, aho ugomba kubanza kwitonda kuko abanyamaguru igihe kinini uriya murongo bawubona nk'umurongo umuntu ashobora kuza akanambuka hari atanarebye hirya ikinyabiziga. Ubwo rero twebwe bashoferi tugomba kubimenya, waba ugeze hafi kwitonda. Ko aho izi mpinduka zibereye, buri muntu wese ugiye kugera kuri zebra crossing atwaye ikinyabiziga aturuka kure yamaze gukora attention, yamaze kuhareba, kereka yari umuntu w'impubutsi, naho ubundi umuntu wese aba yamaze kuhareba, tuhagera twagabanyije, kereka uhubutse agahita yinjirana abanyamaguru. Impinduka zo zirahari kuko uyu munsi wa none wajyaga kubona ikirunda cy'abanyamaguru nk'ijana bose bambukiye ahantu hatari muri zebra crossing, ariko basigaye birunda hakurya ya zebra crossing bakahagarara ari nk'abantu 50 bose biteguye kugenza gute kwambuka. Icyo gihe rero kubera ko ubuzi ko nawe ugiye kujya kuri zebra crossing uvayo wakoze attention yuko wamaze kubona ko hari abantu bagikeneye kugenza gute kwambuka. Rero mu buryo bugaragara impinduka zirahari, uretse abo batarabyumva nkuko natwe abamotari hari ibyo tutari utwumva. Impinduka irahari kuko mbere bashobora kugira nko muri feruje cyangwa muri zebra crossing umunyamaguru akabazi ko wagomba kwiyambukira uko abigezeho nuko abishaka kose, ariko ubu ngubu aho polisi yagiriyemo ikabigisha, uretse bake batarabyumva neza, abandi barahagenda nabo bagahagarara bakabanza kureba uko umwanya wabo ugerwaho akabona kwambuka. Niyo atari muri feruje arabanza agahagarara ku nkombe y'umuhanda, agahagarara, nawe waba utwaye ikinyabiziga wamugera imbere ubonye ko ahagaze ugahagarara ku muhanda akabona kwambuka, kuko bigaragara ko abashoferi ubwabo bo byabajemo pe, aho ageze ahagarara rwose umunyamaguru akambuka. Abana ntago tugitaha dukina mu mihanda, tugenda neza tukajya mu rugo amahoro nta mpanuka zibaye. Gira amahoro rwose yatanze umusaruro kuko nta muntu cyambuka yambaye amayekuteri avugira ku matelefoni, byose byatanze umusaruro. Inama nagira abantu bagenda mu mihanda n'amaguru, cyane cyane nkatwe abanyeshuri, kugenda neza mu mihanda, tutagenda dukina, twambuka neza, twanje no gutegereza imodoka ko zitatwegere tukabona kwambuka dukurikiza amategeko y'umuhanda. Kabera yaje hariya atwigisha uburyo bambuka umuhanda, ubanza ukareba uburyo n'ibumoso, ukongera ukareba ku ruhande ukabona kwambuka. Ubungubu ntabwo tucyambuka nyine twirukanka mu muhanda, kandi n'abashoferi barabyubahiriza, basigaye bahagarara tukabanza tukambuka. Impinduka byatanze nuko umunyamaguru agomba kumenya aho agomba kugendera, kandi muri iyi mu muhanda hari imirongo yashyizwemo umunyamaguru azi ko afite uburenganzira bwo kuyambukiramo, nubwo ikinyabiziga cyaba kiri kwihuta, ibyo byose kimubonye kibasha kumenya ko ari aho agomba kwambukira. Umuntu wabonaga ari kugenda ari bize, ari kuri telefone, atitaye ko ari mu muhanda urimo ibinyabiziga, ariko ubu ngubu ugera amahoro aho yaziye, ibintu byarahindutse cyane. Ubu ngubu umuntu abazi yuko isaha n'isaha yakorera impanuka mu muhanda. Niyo mpamvu rero ubu ngubu tugomba kwitonda ikintu cyaduteza impanuka cyane. Abantu bose bakoresha umuhanda, cyane cyane abamotari, we n'igihe agutwara yanasinze ntube wamenye, cyangwa se ugasanga afite kuteri mu gutwi bitewe n'ukuntu aba yambaye kasike, ntube wabimenya akiremo, usanga agenda yibereye mu muziki. Ariko ibintu uko biri wenda byaragabanyutse pe. Inama rero nagira abagenzi banjye bose ni uko bagabanya kugenda bari bize mu mihanda, bagakurikirana nimba ari ugutwara akatwara, yagera iyo ajya akabona agakoresha ibyo byose, nimba ari ukugenda n'amaguru akagenda n'amaguru, ibindi byose akabikurikirana ageze iyo ajya. Nko kubahiriza ibyo gukoresha zebra crossing, hari ababyubahiriza bakazikoresha, n'ubwo bwose nta byera ngo de, hari abandi batazubahiriza nk'uko byakagombye, ugasanga umuntu agiye kwambuka umuhanda ari kuri telefone, icyo gihe ntabwo yabasha kumva ikimuturutse inyuma. Harimo batabyubahiriza bakeya, ugasanga rimwe na rimwe abamotari nabo
hari igihe bagera kuri zebra crossing aho kugira ngo bubahirize abanyamaguru ugasanga hari ababikerensa, ariko mw'iyi minsi nabonye abamotari bamwe na bamwe baratangiye kubyubahiriza pe, harimo bamwe batangiye kubyubahiriza. Dusoza ikiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratubwira uko abakoresha umuhanda bakwiye kwitwara mu gihe bageze mu nzira z'abanyamaguru. Icyambere abashoferi bamenye inshingano zabo, birinde kuba bagonga abanyamaguru babahe uburenganzira, cyangwa se nabo bamotari ndetse n'abatwara imodoka izo ari zose, zaba za taxi voiture zitwara abantu cyangwa se zitwara n'ibintu. Imikiro abanyamaguru nabo turabigisha, aho tugiye hirya no hino ku mihanda duhura nabo tukabahagarika tukabigisha, ndetse tukabereka n'uburyo bambuka imihanda. Urumva rero n'uburyo bwo kwigisha tugomba guhozaho, tuzabikomeza, ariko noneho icyo dusaba buri umwe nuko amenya inshingano ze, aho kugira ngo avuge ati yewe ubu ngiye kujya mu muhanda ariko se umunyamaguru biragenda bite, cyangwa se utwaye moto cyangwa se wenda duhurira mu muhanda. Oya, we narebe ibimureba, ibindi abirekere polisi, tuzakomeza duhugura abanyarwanda bose muri rusange bakoresha umuhanda. Tubashimiye kuri iki kiganiro, naho butaha. Munyamaguru, menya uko ukwiye kugenda mu muhanda. Buri gihe gendera ku gice cy'ibumoso bw'umuhanda, aho ibinyabiziga biza biguturuka imbere ubireba. Mu gihe ugiye kwambukira hari inzira zabugenewe z'abanyamaguru, ubanza uhagarare ku nkengero z'umuhanda. Itegereze neza iburyo n'ibumoso, banza urebe ko ibinyabiziga byahagaze kugira ngo biguhe inzira ubone kwambuka. Igihe ugiye kwambukira hari ibimenyetso bimurika, banza urebe ko itara rifite agashushanyo k'umuntu ryahindutse icyatsi. Icyo gihe nibwo wemerewe kwambuka umuhanda. Irinda kwambuka umuhanda wambaye ekuteri mu matwi cyangwa urangariye muri telefone. Nawe utwaye ikinyabiziga, niba ugeze ahari inzira z'abanyamaguru, gabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo ubahe inzira. Munyamaguru, ambuka wihuta ariko utiruka. Munyamaguru, zirikana ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano zawe. Irinda amakosa yateza impanuka. Wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa. Turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo, kugeza ubaye umuco. Umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda, nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano wo mu muhanda ku bw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano wo mu muhanda wabaye amahitamo ya muntu, kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane. Gerayo amahoro.